Ndi nziza aho muherere hose turi ku munsi wo kwa gatandatu ku munsi w'ejo hasozwe Sekafa Kagame Cup 2026 yarangiye ku munsi w'ejo ari Rayon Sport itwaye igikombe cy'uyu mwaka. Ndi kumwe na SK, match nyinshi za Sekafa yarazikurikiye, ndabanza mwakire. Weekend nziza ejo Karameka meze neza. Weekend nziza umeze neza? cyane meze neza, ndashima Imana. Nubwo bambajije amahoro ariko ntakundi. Oya abantu hari abantu bamwe bambaje ati se SK ari hehe ngagira ikintu avuga kuri iyi Rayon yavuzeho abantu benshi badahuza cyane, ari hehe? Ndavuga ati ariko reka nkubaze niba ufite umwanya nza abanyarwanda bari kukunyishyuza mbaguhe. Nanjye banyandikiye bifuza ngo ko dukora ikiganiro uyu munsi, ariko nkurikije mood nabonye ba Lorenzo na ba Ricard bari barimo nimugoroba bana biragoye. Ibyo ba postingaga ndavuga kuri social media social media ibintu byabereyeho byavuzaga ubu, ndavuga rero abangaba abongera ameza ikiganiro rwose byaba ari ukubagora. Ameza ari kare wayabonye ibintu byari byuzuyeho yaradekoye. ashobora kuba dekorasiyo zari ku rwego rwo hejuru, ashobora kuba ataregura umutwe Ricard kuko Ricard Muchayina Lorenzo undi ninde bari bari kumwe, icyo cyo bari benshi cyane bapostinze kugira Lorenzo ari video banza nyuma ashaka kwa ipostinze saa 10 za mu gitondo, ariko na mu gitondo byutsa posting ku mbuga nkoranyambaga. Suri kubona ibintu bimeze gute? Mbuga nkoranyambaga nyine ni ibyishimo by'abakunzi ba Rayon Sport. Nta kindi nyine we expectinga muri mood nk'iyi ngiyi abantu batwaye igikombe bibatunguye. Tuvugisha ukuri byarabatunguye, nta sinibaza ko ari abarebe benshi batekereza ko bishoboka. So urumva rero bagomba kwishima kuko bari banakumbuye kwishima. Sport yari imaze igihe itishima, ari agahinda, ari ibibazo gusa, yaba abafana, yaba abayobora, yaba itangazamakuru, twiberaga mu nduru gusa imyaka n'imyaka. So ibyishimo byabo rero bifite ishingiro, nabonye bishimye cyane hirya no hino mu gihugu. Bakomeze bishime n'icyo umupira nyine ubereyeho, kandi barabikwiriye ko baberukaga kera. Mbere na mbere reka duhera aho ngaho. Uravuze ngo ntago baherukaga kwishima. Imyaka yari igiye kuba hafi 7 niwe atari ingahe ibyishimo bareye wa mugana ku gati habuze gatoya igikombe twakiriye mu Bugesera. Abandi bavuga ati bakishimira umwanya wa kabiri bakawuserebura cyane mu mwaka wa ati se ko nta gikombe mwatwaye kubira kimwishimira umwanya wa kabiri. Hahindutse iki muri Rayon Sport? Murenza Budaruta nava mu mwaka nturuzura afashe equipe akaba atwaye igikombe mpuzamahanga cya Sekafa Kagame Cup giterwa inkunga n'umukuru w'igihugu. Hahindutse iki muri equipe ya Rayon Sport? Hahindutse imiyoborere myiza y'abantu bakunda equipe bayikorera nk'abareyo nyine bya nyabyo bayikunda. Niba wumvise speech ya Abdallah yavuze ati guhere muri 1998 ati numvaga hari icyo nifuza kuzakorera Rayon Sport. Tuza gutwara shampiyona 2013, ati none dutwaye Sekafa nyuma y'imyaka 28. Ati nibyishimo. Urumva ni umuntu ufitanye amateka na equipe, ni umuntu yizi, ni umuntu ni ibintu bya famille. So byahindutse ni byinshi kuko buriya resultat zo mu kibuga akenshi zireflecta imiyoborere, uko ikipe iyobowe, uko abayirimo bakora, uko imigenzereze y'ubuyobozi igira uruhare cyane mu myitwarire muri resultat. So hahindutse ubuyobozi. Rayon Sport ifite ubuyobozi bwiza, nabivuze kuva ku munsi wa mbere abantu ntibabyumva
ariko njye nari nzi icyo mvuga kubera ko narabanzaga nkareba nkavuga se uyu muntu aba bantu ni bantu ki, aba bantu bakunda ekipe mbere na mbere, se barayizi, bafite bazi bayisobanukiwe, wabireba neza uburyo abayobozi bayo bahari ubu ngubu bameze, ukabona nyine n'abakunzi ba Rayon Sport bya nyabyo, kandi n'abantu basobanukiwe, ukabona hari impamvu zo kubagirira icyizere. Iyo rero ushobora kuganira nabo ukababaza, bakakubwira ibitekerezo bafite, bakakubwira gahunda zabo, birakorohera kubyumva. So uhereye 2019, yego niho nshaka ko duhera, uhereye 2019 Rayon Sport itwara shampiyona nyuma y'uko yari ivuye mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Rayon Sport yagiye igira ikibazo cy'imiyoborere, ugasanga hajemo n'inzego z'igihugu zitacyumva neza, zigafata imyanzuro mu by'ukuri ibangamira Rayon Sport, batekereza ko bagiye gukemura ikibazo cya Rayon Sport, ariko ukabona nyine uburyo bagikemuye ntabwo bushobora kuramba, ntabwo bushobora gufasha Rayon Sport mu buryo bw'igihe kirekire, nta nubwo bwatanga umusaruro, kubera ko wasangaga ni abantu nyine ni nka kwa kundi abana barwana ukaza kubakiza, ushobora kuza kubakiza rero ukabajya hagati n'ibyo, urumva, bakarekeraho kurwana, ariko ntukemure ikibazo cyatumaga bagira bate barwana, wagenda bakongera. So wasangaga ari cyo kibazo, kubera ko mu by'ukuri hari terime bitaga abasaza. Abasaza ni abantu n'abareyo, ni abantu bakunda Rayon, bayikoreye, bayizi, bayifuriza ibintu byiza, bayikunda, ariko ukabona nyine haje imvugo, haje byinshi, hagiye hacamo byinshi. Ntabwo nifuza gusubira kuri buri muyobozi wayoboye Rayon Sport mu gihe cye, yaba igihe cya Sadat, yaba igihe cya Jean Fidel, yaba igihe cya Tade, bose mu by'ukuri birashoboka ko bifuzaga ibyiza, ariko ntibabishobore, ntibashobora kubikora ku mpamvu zitandukanye. Umuntu ashobora kugira abajyanama babi, umuntu ashobora kuba adafite ubumenyi buhagije ku by'umupira, wenda akaba asobanukiwe ibindi. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma utamenya neza ikibazo. Ari nayo mpamvu njye nensisitaga ngo nigeze ndabyibuka nkora kuri Radio 10, hari igihe cya Jean Fidel aza mu buyobozi, yeze gukoresha imvugo yo kuvuga ngo Rayon Sport ifite DNA yayo, ifite uko iteye, ifite abantu bayo bayizi, bayibayemo ubuzima bwose, bayivunikiye, bayisobanukiwe. So abo bantu nibo bagomba kuba bazi n'ikibazo cyayo kurusha undi muntu wese, kurusha umuyobozi wa RGB, kurusha umuyobozi wa minisiteri runaka, kurusha umuntu uwo ari we wese utekereza ko yamenya ikibazo cya Rayon mbere na mbere kizwi n'abareyo ba nyabo. So uyu munsi rero urebye Perezida Baptiste, Perezida Abdallah, ntabwo umushidikanyaho ku rukundo akunda ekipe no ku bushobozi afite bwo kuba yareba icyiza Rayon Sport ikeneye. Urebye Baptiste ni umucuruzi rwiyemezamirimo, ubona usobanukiwe n'ibijyanye n'umupira, ariko na business mu buzima busanzwe, wabaye Burayi usobanukiwe. Ni umuntu ukunda ekipe, kubera ko igikombe cya Sekafa baheruka 98 yari SG wa ekipe. Yari SG wa ekipe burya uzareba amafoto ya ekipe ya Rayon Sport yatwaye igikombe muri Zanzibar 98. Baptiste yari SG wa ekipe. Njye nari nzi ko wenda
yari nk'umufana usanzwe yari umunyamabanga w'ikipe Batista yajyanye na ekipe urumva uwo ntiwashidikanya ku buryo ayikunda ni famiye ni se wabo bagacinye iyo famiye urabizi ko Acinya nawe yayoboye Rayon ni abantu basobanukiwe Rayon Sport so urebye bose abarimo bagakwaya ntabwo mushidikanyaho umuntu tuzi muri Rayon kuva kera wabaye umuvugizi wabaye igihe kirekire wabaye umunyamabanga iyo urebye bose bakayezu ba Metre n'ubumwe n'abandi bose n'abantu Jose niwe kayezu n'abantu bakunda ekipe bayisobanukiwe bazi ubuzima bwayo iyo urebye abajyanama babo bari hafi ya Abdallah n'abantu bazi iby'umupira n'abantu bakunda Rayon Sport ntibashidikanya kuri Dr Rwagacondo umuntu wayoboye Rayon Sport ari umufonctionnaire arayihirimbanira ni umuntu usobanukiwe n'umuntu wayoboye mu nzego zikomeye z'ubuzima ni umuntu usobanukiwe ufite ubwenge ushobora kumenya ikibi n'ikiza kandi none ufite urukundo rwa ekipe n'abandi bajyanama bari hafi aho iyo urebye amashusho ya nimugoroba ubona Rayon Sport nyine abantu baragarutse barahari bagacinya barahari ba Marte barahari ni benshi cyane Prosper nababonye Muvunyi nubwo atari ku kibuga ariko araho hafi arafasha Jean Fidele yaje ni byiza n'abandi bazaza buriya abantu bashobora kutumvikana ku buryo ikipe yabiyobowe cyangwa se n'ubumenyi bukaba budahagije bwo kuyobora ekipe ariko icyo ntibikoraho ko icyo bahuriyeho ari uko bakunda ekipe bose ari abakunzi ba ekipe wenda kaba byatandukanira mu gihe bamaze bayikunda mu gihe bamaze babigaragaramo kuko nka Jean Fidele yaje kuyobora abarebe batamuzi ni izo mbogamizi yahuye nazo kandi anaza afite ibintu bimeze nk'izindi briefing zivuye ahandi zimwereka ngira ngo yahawe imbaraga zose zo gukora uko abishaka ariko icyo ni na kimwe wenda mu byatumye adatanga umusaruro uko yabyifuza kugeraho ekipe mbonaniye akagenda akayisiga ariko icyo mbona cyasaga n'ikibazo gikomeye ni navuga ngo kutayobora neza iyo utayoboye neza umupira abantu bawuvaho bakajya mu miyoborere abantu bava mu cyo abantu bakabaye baganira bakajya mu bindi kubera ko ari byo nyine bihari Rayon Sport mu myaka 7 ishize wasangaga abakunzi ba Rayon Sport batarenterese n'ibiri mu kibuga kubera ko barabizi ko nta bihari yaba itangazamakuru twebwe yaba n'abandi bose n'abafana bibandaga cyane ku miyoborere ya ekipe kubera ko nyine batekereza ko ari ikibazo kose kiri kuko nakubwiye ngo imiyoborere ya ekipe yari myiza ubibonera mu kibuga so imiyoborere yari mibi abantu bibanda ku miyoborere bakibagirwa icy'ingenzi aricyo cyo mu kibuga kubera ko batizeye ko gihari kidatanga umusaruro uyu munsi rero ngira ngo ugize umureyo uganiriza ngo ese komite ese amatora ari ryari ese RGB byagenze bite sinzi ko mwakiranuka nta mureyo ushaka kubyumva bamwe baratsindwaga akavuga ati komite iteyegura na bamwe ariko no mu itangazamakuru naryo muri rusange bavuga ati niba utsinzwe komite yegure ariko niba utwaye igikombe navuga ngo ni nkaho si ikibazo cyo gutsindwa Rayon Sport ejo yashobora gutsindwa na Gor Mahia cyane ku kigero cyo hejuru cyane ni ikipe nziza ariko se abafana bafite icyizere cy'uburyo ekipe yabo ihagaze hari progress babona hari icyo babona mu buryo ekipe yabo iyobowe
hari icyizere ko ikipe yabo izatsinda, yashoboye kugera finali, ubwabyo byabahaye icyizere. So ibibazo by'imiyoborere biza kubera ko nta musaruro. Uyu munsi rero sinibaza ko hari umureyi urajwe inshinga no kumenya ngo ese Abdallah azavaho ryari, ese tuzatora ryari, ese asambure generale ryari. Hari wumvise abikubaza, hari ukeneye no kubyumva. Ukoze n'ubyo tubikoze ikiganiro baratubwira ngo mwaturambiye, nubwo turi kubivugaho baratwirenza ubwo ngubwo. Gusa twaba turi kubiganiraho ubundi twagombye kuba turi kuganira ngo ntabwo bashaka kubyumva. Komite ya Abdallah Batista Gakwaya n'abandi bafatikanyije ngo bakayezu bazavaho ryari cyangwa hazaba amatora. Ntawe ukeneye kubyumva ibyo bintu, tunabivuza hari umuriro ushobora ukeneye kubyumva. Reka nguhe ibanga namenye, sibyo? Buriya nuzi ko komite y'inzibacyuho yari yahawe kugeza mu kwezi kwa karindwi tariki 15. Yego nibyo tariki 15 z'ukwa karindwi. Ayo ni amakuru mashya ubundi, ayo ni amakuru mashya, niyo mpamvu ubundi mba nageze n'Imana tukaganira. Komite y'inzibacyuho ya Rayon iyobowe na Murenzi Abdallah na komite yongerewe manda kugeza mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Nta matora araba, ariko nta mureyi ubizi, nta n'ushaka kubimenya. Ibyo rero nanjye nta nubwo nshaka kubimenya, nanjye ndabizi, ariko sinigeze mbivugaho kuri radiyo kuko ndishuka ko nta mureyi ukeneye kumva ibyo bintu. Ko komite yongerewe ahubwo bayihe nk'imwe. Hari umuntu twava yarambwira ati manda si imyaka 4, bayihe manda 2 imyaka 8. Komite ikomeze uko bameze, atagira n'unajyamo abandi bazabajyana. Niko undi nuko niko impamvu bivuga batyo. Buriya ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo. Iyo hajemo amatora n'iki nibwo hashobora kuzeramo abantu by'ukuri babona badafite umurongo mwiza, batari mu nyungu za ekipe, batifuriza ekipe ibyiza, bakaba bayirogoye. So iyo rero bagize amahirwe bakabona komite ihuje irimo ibayobora neza, nta gitangaza kuba basaba ko ikomeza kubayobora. So nakubwiraga rero ni buriya iyo umusaruro uhari ibintu byose biba ari amahoro rwose. Ubu uyu munsi, iyo myaka yose twabaga mu nduru, akenshi na kenshi ni wowe, ni iki natwe twifuzaga, akenshi na kenshi ni wowe rwose. Yaba Sadati Munyakazi ambabarira aho twagonganye, sibyo? Arabizi ko nta handi twahuriye mu buzima, ni mu mupira, ntacyo mpfa nawe. Ariko sinabonaga neza ko ajyana ekipe mu murongo mwiza. Yaba Jean Fidel umugabo w'imfura, ndabivuga twaganiriye nimugoroba cyane. Nta kibazo kiri personal, ntacyo twapfa, ntaho tuziranye. Ariko nabonaga bigoye ko yageza ekipe ya Rayon Sport aho abakunzi ba Rayon Sport bifuza. Yaba Tadeo yatangiye neza, ari kumwe n'abandi bareba bamushyigikiye, ubona rwose biri mu murongo mwiza ndetse bitanga n'icyizere. Ariko ubwo nyine nawe ibyo yarashoboye n'ibyo yageze ahantu birivangura nako nta murongo biranga. So ubuyobozi buhari bwa Rayon Sport vraiment bukoze ibintu bidasanzwe mu gihe gito, bakwiye indabyo zabo. Byatangiye muri iriya komite yashizeho igihe cya Tade, bashyiraho uburyo bwo kuba bagira accountability. Igihe cya board ya Abdallah, ya board ya Muvunyi, Rwagaconda Abdallah, barakora bashyiraho aka kanyenyeri ka 702 kafashije cyane Rayon Sport kugira ngo ibone database y'abafana bayo. Ari nabyo bimwe biyifasha kubona abafatanyabikorwa. Ariko nyine bananirwa guhuza na Tade. Hazamo ibintu byinshi, nduru bindi bumvaga ingamba z'ubwirinzi. Zababwiye Tade ko bamufasha kuyobora ekipe uko abishaka, akavaho iyo bodi ireberera, akavaho iki. Batangira kugongana kugeza
Tadeo avuyemo, ariko inzego z'igihugu cyacu zireba kure kubera ko zafashe icyemezo gikwiye, kandi abo zatoranyije kuyobora Rayon ntabwo zabibeshyeho, ni abakunzi ba Rayon Sport koko, abakunzi ba Rayon Sport ba nyabo, kandi barimo barabikora ubona bafite intego, bafite aho bashaka kugeza ekipe. Jewe nganira nabo kenshi, ngerageza gushaka amakuru, kubabaza umurongo ni uwuhe, gahunda imeze ite. Ubona ko bafite intego, bafite umugambi wo gushimisha abakunzi ba Rayon Sport. So abakunzi ba Rayon babashyigikire, babe hafi, bakomeze bitange, ntabwo barabona ubushobozi buhagije ku buryo badakeneye amaboko y'abafana. Ariko vraiment felicitation ku mukunzi wa Rayon Sport aho ari hose. Barabivunikiye, baratatse, baravuze, batakambiye inzego z'igihugu, batakambiye umukuru w'igihugu mu bihe bigiye bitandukanye. Ni byiza rero ko His Excellency yabyumvise, ababonera igisubizo. Urabona ko barimo barabona abafatanyabikorwa, barimo ekipe urabona ko irimo igarura ubuzima. Icyo rero nibaza ko ari cyo umukunzi wese wa Rayon Sport yifuza, n'abataragaruka bagiye bakomerekera muri ibyo bihe by'ubuyobozi bugiye butandukanye bagiye bagonganiramo. Nibaza ko intsinzi nk'iyi ni healing, iravura uwari warakomeretse, yaragonganye n'undi, yaragiranye ikibazo n'undi. Kiba ari igihe cyiza cyo kugira ngo abantu bongere basubire hamwe, bongere bahuze, bongere baganire. Jewe rwose uwo twagonganye ku bibazo bya Rayon Sport ntazagira ngo hari ikindi kibazo.